ako Chris utekereza ko imitungo ariyo yanzanye ahangaha ngiye naje ahangaha kugira mbone umugabo ni wowe nyine ubona mbayeho nk'abandi bagore uko babayeho kandi nukomeza gutya nzafata ibintu byanjye nitahire tunenda kwica bro what's wrong man uzi ibintu wakoze wowe nakoze biki se uri kusenera umuryango wanjye ufata mushiki wanjye ukamutandukana n'umugabo uzi ibintu wakoze wowe bro uwe mushiki wawe se mame uwe mushiki wawe bro Jennifer ni mushiki wanjye nahitamere ku rukuru mfite yes just remember dekinda y'umukecuru ziba ndaya ni mwebwe mwambara musohoke Keke karame mavja surihe ndi hano haratuma ndi gutunganya ese kike karame kuki uyu munsi wabyutse utinze mavja nazindutse ahubwo nasoje akazi mutansubira mu cyumba none se papa Didier wamubonye yazindutse nabonye yatse imodoka mu gitondo kare yafashe icyayi se ntabwo yakinyweye kandi cyari cyabonetse wambwiye ngo aze kuko icyaranga namubwiye nyine mbona ahise agenda okay umva keke uri buko abakobwa baje ejo hano abandi bari kugutuka mavja bamwe baza kuntesha umutwe niwongera kubabona ntuzemere ko binjira muri uru rugo niba baza hano nkabasanga hano wabirenzeho ubwo urabyumva bizakurikira so hari ahantu ngiye ariko migi ndaba ngeze hano kugira ngo papa Didier asange naje utegure bya bintu nakubwira byose ngo nanjye ntabwo nza gutinda okay Hamneza. Shams. Sawa. Umeze bite? ibintu byose biragenda mu kibazo Mweme. na Umeze bite? Na mahoro. Taxi. Yes boss. Biragenda. Biracamo nta kibazo. Dida na Prince biracamo? Masudi yababwiye yatubwiye ko ari akazi mushaka duha ko ntabwo dusobanuriye akariko Ntabwo ari akazi ka danje gusa nukubibutsa kugira ngo tube maso. Tube maso kuko hari abantu batangiye gusa nk'abagenza ubuzima bwacu kandi ubwo hari igihe bashobora kuduhemukira nta wamenya sibyo se mu guhora rero twiteguye ko isaha iyo ari yo yose dushobora guterwa nibyo gusa ariko se boss ura nta kantu twakwikorera mbere yuko batugeraho twe twababanza tukagira ikintu twikorera buriya rero ntabwo ngewe nshotorana nubwo ari ngombwa ariko ko twanduranya ku bantu ngo tubabanze icyo twakora wenda twakwitegura tukaba turi maso igihe bazadutera nyine bagasanga turi ready tukivuna umwanzi umuntu akagutera agasanga witeguye rega buriya guhemuka ntabwo ari byiza ariko iyo uhemukiye umuntu washakaga kumuhemukira nta kibazo ntabwo uba uhemutse ako kantu murakumva iyo ugiriye nabi umuntu washaka kumugirira nabi umuntu wakubanje ukamwishyura nta kosa uba ukoze si byo se uba umuhaye ibyo yashakaga ni nko kuvuga ngo umuntu aragutengushye iyo umuntu utamwizera yaba agutengushye se gute wahora witeguye ko n'ubundi nyine icyo ari bukubwire wenda ari amafuti cyangwa ari ikinyoma cyangwa yaguhemukira ababi nabo twakwizera muri kubyumva dufite ibintu byinshi twubatse dufite amazu abantu bayatwika bayasenya batwiba bakwangiza ibikorwa byacu basebye akazi kacu sibyo mu bihorere dufokasinga ku kazi kacu ariko mwibuke ko umunsi badushotoye bakatwanduranyaho muzabahondagure mubakubite mubamene imitwe mubice nta n'umwe mubabariye
bose kubita imfubyi y'ibwiriza kurira twitegereje ijambo ryawe gusa ubundi akazi kakagenda neza. Sister arahari se? Yego arahari. Wamundebeye se ko namushakaga cyane. Tubakiriza iki? Oya nta kintu afata urakoze ahubwo ngenda mumpamagara namushakaga. Okay, amubabwire. aje kundeba utambwira Nanjye byantunguye. kugeza Uraho neza? uraho shagutumira guteze kugeza ahantu uzi utambuka usi usanga nagiye koko Ubwo nyine natomboye. nasiko ndeba umeze nk'umuntu utishimye Sha sister byihorere. Urabona nakwishima gute koko nawe ukubizi. Ariko reka nkwibariza. Ubu ngubu ubona mu muryango wacu nta bintu by'imivumo bibamo cyangwa se ibintu bya karande runaka. Ndebera nawe ejo bundi Betty ararongowe ariko kubera ubunyanga bwiwe yagiye akora n'iki ubukwe bwe burapfa burazamba. Nanjye bigiraho ingaruka fiancé wanjye turatandukana kandi twari dufite gahunda yo kuzarushinga. Urangije nawe utangira kujya uca inyuma umugabo wawe ugenda uryamana n'abasore ntazi batafatika. Ibyo bintu watangiye ni ibiki? ngo udarana n'abasore musije ibintu yabwiwe nandi umugabo wanjye bikubwiye. Mba sister windusha umbaza kuko urabizi ibyo mbaza urabizi. Kinga ni Junior kubwiye. Nise ko numva umuzi uramumbaza ngo bigende bite. Ubwo niwe nyine n'uwo musore mugenda muryamana. Dukwiye kuzashaka abantu bakuru tukicarana nabo tukaganira nabo bakatubwira bino bintu biri kutubaho ibintu bijyanye n'izi ntuza za karande ntazi ino mivumo tukicara tuzi ibintu biri kutubaho. Kuko njye n'ukuri ntabwo natuza. Reba nkawe umugore umeze nkawe ufite abana ukajya kuryamana n'abasore bangana n'abana bawe. Urumva ibyo ari ibintu koko? Mu gihe kimwe na murumuna wawe agacinya umugabo we agakora amahano nk'ariya. Numva nta kibazo mufite. Ariko bro nawe ntabwo wakomeza kutublaminga. Nukuri ibintu byose urimo kumbwira ndimo kubyumva ariko nta kintu na kimwe byahindura nona. Nimba hari ikibazo mfitanye n'umugabo wanje, nimba Betty yaratandukanye n'umugabo, ibyo byose rwose ibyo urimo kumbwira ntacyo byakora kuri iyi saha. Ntabwo nari byiza gukomeza tubabaza kandi ntabwo ari byiza. Aya ibintu muri gukora ntabwo ari byo. Noneho n'icyambabaje kurushaho kuba warabikoranye n'inshuti yanjye magara. Ubu koko Junior arabifata gute? Cyangwa se umugabo wawe aramufata ate mu by'ukuri? Naho ndajajwa ahubwo. Babo mu buzima ikintu cyose kiba hari impamvu. Buriya ikibazo cyanjye cyabaye hari impamvu n'ikibazo cya Betty cyabaye hari impamvu. So ariko nzi neza ko nakubabaje kandi nzi neza na famille ko twayibabaje. I'm so sorry ku byo twakoze ariko nyine buriya hari impamvu. Buriya muzayimenya nyuma. Kumbabaza byo bigomba kumbabaza ko ndi musaza wanyu. Urumva? Naho ndi kurujajwa n'ubusa niki. Wenda wowe kuba waracinye umugabo wawe, ese ubundi ka nkubaze. Hari ikibazo wowe ufitanye n'umugabo wawe gituma wenda ugenda ukagenda ugashakira ahandi amahoro? Naho
wenda shime ko wenda ushobora kuba waratandukanye nawe ugiye gushaka ahantu aho uzagira amahoro. Ibya Beti byo twabisobanura gute? Biriya bintu arabiterwa n'iki? ariko si ko umugabo wanjye nanjye aba nshaka ntese wo kujya agiye. Baby. Usinzira? Sorry, nari naniwe cyane sinzi ukuntu agatotsi kanyibye. Ngira tuganire uburyo twakora umuryango. Nta kibazo ushaka. Nanjye ndabikunda. Okay.
message ngo my husband yanyandikiye ibiki. Bonjour Jennifer, umugore mwiza nakunze ubuzima bwanjye bwose. Ndakumenyesha ko nyuma y'imyaka yose tumaranye nzi ko nguhaza mu buriri ukaba warambwiye ko ntacyo nkumarira. Ndakumenyesha ko ibyanjye nawe birangiye ibyanjye nawe birangiriye aha. Njye nari nzi ko ushoboye kandi nawe wajya gushimira ngo mu bantu bose mwahuye n'inge kunyura kuri iyo ngingo, but finally inyuma y'uko twabyaranye abana beza nk'abo dufite uti sinkunyura. Jesus, umbabarire kuba narakurishije umubiri icyo gihe cyose, gusa ntibizongera. ngo iki, genda ushaka abaguhaza uko ubyifuza. Njye ibyanjye nawe birangiriye ku njye ibyanjye nawe birangiriye ku what? Ukaba wanjye yandikiye buke. Ibi ni ibiki koko? Vugana na mama wanjye utibagiwe kumubwira ko ataco ushoboye mu buriri. Ubimubwire ko ntacyo ushoboye. Narihanganye birenze, ariko ubu ngubu mbikubwije ukuri ntacyo ushoboye. Tu comprends? Ntacyo ushoboye. Ibyanjye nawe birangiriye hano. None se ko nakubabaje ukaba utigeze ubimbwira. Ni kubera iki utabimbwiye ngo upfume basi ngusaba imbabazi? Ntabwo nari nzi ko byakubabaje n'ukuri. Kubera iki uhisemo decision mbi nk'ingi? Kubera iki koko? Ntabwo nemeye kubwira none. Ibi ntabwo mbyumva. Urasize wibagiwe ko dufitaniye abana. Kubera iki? Kuko nzabigenza gute? God, why? Kubera kubimba. God, why? Abana zabarera gute njyenyine? Nakubabaje ntabizi. Nta na chance umpaye kugusaba imbabazi. No. Usiko kabana zabarera njyenyine. Umukobwa wanjye nzamurera njyenyine. Atari kumwe na se n'ukuntu bakundana. Mana we, kuko nzabishobora. Abana banjye nzababwira gute? Hari ibintu dukinisha tuzi ko ari byiza. Bianca? Hi. Dari Masih gitu. Okay. Okay.
Chris, hari ikibazo? Uri kumfata? Hari ikibazo? Wait. What? ikibazo kihe? Twayobye rumo? Twayobye? I think ngayicara basi. Bianca, Chris, I think I can't do this. I'm sorry. what? Why? Kubera iki? Mfite umugore. Ariko Melinda yabimbwiye, mbwiye ko ufite umugore udashobotse, umugore utakwitaho, mbwiye ko ukeneye umuntu ufasha kuvuka. Bitese? What's wrong? Chris yakoze iki noneho? Yagusohoye mu nzu se? Yambere byo basi yanyirukana bikagenze. Byagenze bite se? Tell me. Byagenze bite? Ugira ngo Chris azane indaya no muri inzu. Betty, calm down, okay? Chris ndabizi n'umugabo wiyubaha, ntago yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntago ashobora kugura indaya, ibyo ndabizi. Sibyo? Wagiye ukareba, wagiye ukiyumvira. Maze nakuri. Mwifuro biza kwa byagenze. I'm sorry. Akunda yakwiye kumana kuriya. I'm so sorry. Ayuba, warisi. I'm sorry. Okay? Nimwereka ko ubabaye, kuko gukomeza kumwereka nayo marira yawe. Urumva? Nibyo bituma nakomeza kugusuzugura. Sibyo? Yego wakoze amakosa byararangiye. Sibyo? Ariko nawe hanagura. Sibyo? Bikomeza kurira. Sibyo? Okay, baby. Ntago ngiye nicuruza. Sibyo? Ntago nicuruza njyewe yanambwiye ko dushobora gukomezanya tugakundana ukambera umugabo tukabana. Nanjye ntago naje mu buryo bwo kwishura, okay? Okay. Let's take it slow. Take it slow. Okay. Ukorera amafaranga? No. Kiri ntago ngiye nicuruza. Kubera icyo mbajije se? Ndashaka kwishyura ugende. Oh my god. Shaka kwishyura? Yego. Nta kintu twakoze. So, okay. Cyangwa ukamumagara ndarinda mubwira. No, nagari ngombwa. Sibyo? So, I can't do this. None of what can do. I'm sorry.